Muri buno buzima abantu tugira inshuti nyinshi zitandukanye. Muri izo nshuti harimo inshuti twita inshuti mababi, inshuti z'indyarya, inshuti zitavugisha ukuri. Ariko uyu munsi ngiye kubaha ikiganiro cyiza cyagufasha kumenya neza ese muri za nshuti zose ni iyihe nshuti y'ukuri, cyangwa se muri za nshuti zose ni iyihe nshuti ifite uburyarya. Uyu munsi warangiza icyo kiganiro wamenye neza inshuti y'indyarya, inshuti zitagira ukuri, inshuti mababi, uraba wazisobanukiwe neza. Ariko mbere na mbere ko dukomeza ikiganiro, banza umve kano kantu: ntuzemerere umuntu kugucisha bugufi ngo witwe ko uri inshuti, cyangwa se ngo witwe ko aguhaye ubushuti. Inshuti nyayo ntiguca intege, ntikugambanira kandi ntishaka kubona ubabaye. Igihe ubona inshuti iri guseka muri kumwe cyangwa se iri imbere yawe, hari benshi baba bifuza yuko usigarana inkovu mu mutima, ariko buriya usigaranye inkovu mu mutima, iryo ngiryo aba ari isomo. Menya ko iyo ngiyo ari impano. Hitamo abantu bakuzamura, abantu bataguhatira kuba uwo utariwe. Urukundo nyakuri n'ubucuti nyabwo ntibigirana uburyarya. Uyu munsi wongeye guha inama 5 cyangwa se impamvu 5 zakwereka ko uwo muntu muri kumwe atari inshuti ya nyayo. Mbere na mbere icyo cyabikubwira, reba ibikorwa, nturebe amagambo gusa. Inshuti nyayo igaragaza urukundo n'ubwuzu mu bikorwa buhoro buhoro, ntabwo ibigaragaza amagambo, kuko nta muntu uvuga amagambo mabi, abantu bose bivuga amagambo meza. Niba umuntu akubwira ko ari inshuti ariko akaguca intege kenshi gashoboka, icyo ni ikimenyetso kikwereka neza ko iyo ari inshuti mbi. Impamvu ya kabiri cyangwa se inama ya kabiri yakwereka inshuti mbi, reba uko abantu bishimira inshuti zawe. Inama ya kabiri yakwereka neza ko uwo muntu muri kumwe atari inshuti ya nyayo. Reba uko yishimira intsinzi yawe. Inshuti nyayo yishimira intambwe nziza zawe wagezeho. Ariko inshuti z'indyarya zishobora kwirengagiza, kugabanya agaciro cyangwa kwibabaza kubera ko ibyo wagezeho bitabashimishije. Inama ya gatatu cyangwa se impamvu ya gatatu wayimenya neza: menya uko bakwitwara imbere, ariko none wibaze uko bakwitwara iyo bageze inyuma yawe igihe mutari kumwe. Ubundi inshuti nyayo igufata neza igihe uri kumwe n'abandi, ndetse n'igihe mutari kumwe cyangwa se muri mwembi gusa igufata neza. Ariko inshuti mbi, niba umuntu agushima mu maso yawe ariko yagira mu maso y'abandi akakuvuga nabi cyangwa akagusebya mu ibanga, buriya numva umuntu batangiye kumuvuga ngo uriya muragenda kuvuga, uwo muntu ntabwo baba bamubeshyera, ahubwo uzashaka ibimenyetso bifatika. Uwo muntu niba muri kumwe ariko ukajya wumva no bavuga yuko akuvuga amagambo mabi, nawe kora ubushakashatsi bwawe ugenzure, umenye neza ko uwo muntu atazishimira iterambere ryawe, nta n'ikintu yagufasha usibye kugusenya gusa. Inama ya 4 izakwereka yuko uwo muntu muri kumwe rwose yagufasha mu ntsinzi zawe cyangwa se ari inshuti mbi. Reba uko bagufasha mu bihe bikomeye. Buriya baravuga mu Kinyarwanda ngo inshuti uyimenyera mu bihe bigoye. Inshuti nyayo iguma hafi yawe mu bihe bigoye, idashaka inyungu yayo. Ntabwo aba ashaka inyungu inshuti nziza, ariko inshuti mbi, inshuti z'indyarya zirakugerageza, zikakubwira ko ari wowe ufite ikibazo cyangwa zikabikoresha mu nyungu zabo. Igihe uri mu bibazo bakumvisha nyine icyo kibazo ari wowe cyiteye, nkaho yakagufashije. Buri inshuti nyayo ntiyakibyibaje ngo se kuki, nyine nta muntu udakosa, ariko niyo ukosheje ugasanga uri mu byago, inshuti nyayo iraza ikagufasha. Ariko iyo umuntu atajya kubwira ngo ni wowe ufite ikibazo, ngo niwe wabyiteye, uwo muntu ujya utekereza kabiri, wibaze impamvu iyo muri mwe byishimye muba muri kumwe ariko wajya mu bihe bigoye ntaze kugufasha. Ibyo wakora icyo bita double thinking, ukabitekereza neza. Reka no turebe impamvu ya nyuma cyangwa se inama ya nyuma ya 5
yakwereka ko umuntu muri kumwe atari umwizerwa, ari inshuti mbi. Wumve amarangamutima yawe uri kumwe nabo, jya ugerageza ubabwireho dukeya mu tuntu, wenda nyine ukoreshe trick yo gusa nkaho wabwira abantu. Niba wumva umerewe nabi, ufite stress cyangwa agahinda nyuma yo kuba muri kumwe, ni ikimenyetso yuko abantu atari inshuti nyawe. Niba uhura n'umuntu ukumva utangiye kugira agahinda, ukumva ufite stress cyangwa se ukumva ntabwo umeze neza, buriya n'umubiri ubwawo ufite uburyo wumva ko umuntu atari inshuti nyayo. Inshuti nyayo igutera imbaraga, iguteza imbere kandi igatuma wumva wishimye kandi utekanye. Icyitonderwa ahangaha rero, hitamo inshuti zigushyigikira, zikaguteza imbere kandi zikakwakira ko uri, sibyo, zikakwakira uko uri nyine, nizo nshuti nyazo. Ubucuti nyakuri ni urukundo, ntibugira uburyarya, ntibugira ibintu byo gushaka inyungu zihishe. Hoya, iyo ngiyo ni inshuti nyanshuti ikora ibintu byose ku nshuti, ikwereka yuko inyungu yose ntacyo bitwaye kuba yagufasha, ititaye ku nyungu iri bubivanemo. Ariko inshuti mababi, inshuti mbi, ibintu byose bikora bitewe n'ikigushakaho. Niba uri mushyashya, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibingibi n'ubutaha uzabyumve. Ahangaha dushishamo inama z'umunsi, amagambo meza yubaka. Niba wabikunze, dukore subscribe. Imana ibarinde, turabakunda. Ciao ciao.